aya nta mwana ngira ndacyari muto mu rugo. Uracyari umukobwa mbega uracyabarizwa mu rugo? Mfite imyaka 23. Waba ufite umusheri? Weho iyo ugiye gukunda umusore ubundi byanga bikunda uzakunda ukunda umusore umeze ute, ugendera kuki kugira ngo weho wemere gukundana n'umuntu, kugira ngo nuwo muzakundana ubutaha azaba azi ngo ukunda iki wanga iki, mutazagira ibyo umusore nkunda, umusore unyitaho, umusore utambeshya, umusore umpa agaciro, umusore uwo ari we wese yambera. Ku bakobwa ku bari kuri bashiki bacu bajya bahura n'ikibazo cya kwaka amaruswa ashingiye ku gitsina. Ese izo mbogamizi k'abantu benshi twagerageje kuganira bagenda batubwira ko bahura nazo, weho iyo mbogamizi nta hantu urahurira nayo mu rugendo rwawe rwa sinema? Uko mubibona twe turi amarangamutima, twiyemeje kujya tugaragaza amarangamutima ya buri muntu wese uko abyumva n'uko abitekereza. Muri ubwo buryo duhuye n'umukobwa umwe witwa Bayihati wakinnye filimi nyinshi cyane, ubu ari gukina muri filimi yitwa Ihembe rya Mama. Tumusanze ahantu twamwegera tukamuganiriza, tukamubaza ubuzima, imibereho ye, mukamenya byinshi bimwerekeyeho. Sister, bimeze bite? Ni ya metero tuba twabibaye ni na chess nakurana mu ntoki. Nitwa Jacques Rapa, umunyamakuru wa televiziyo yitwa Amarangamutima TV. Tugusanze hano twebwe tugerageza kwegera abantu b'abastari bakoze ibintu bigahitinga bikamenyekana, tukabaganiriza tukamenya abanyarwanda bakamenya amakuru ubuzima bwabo. Ni muri ubwo buryo watangira wibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye umuntu bari kumwe nawe. Nanjye nishimiye ubutumire bwanyu. Nitwa Nishimwe Honorine ubusanzwe, ariko izina bakunze kunyita ni Bayihati. Umuntu ashobora kwibaza, tugusanze aha ngaha ari gufata icyo kunywa, ni mu masaha y'ibyo ari byo byose akiri hafi na hafi. Biba byagenze gute ko tumenyereye yuko akantu agafatwa nimugoroba? Biba byagenze gute ko tubona uri kwirwanaho hakiri karera? Urazi se, na hariya ruguru twe turi kuhakorera shooting ya filime. Njye numvaga icyaka kimeze nabi. Hari ukuntu iyo urimo urakina uba wumva mu muhogo bitameze neza. Icyaka kiba cyazamutse dore n'izuba riba ryabaye ryinshi, ariko hari ibibazo tugomba guheraho kugira ngo dukomeze tujya mbere tumenyeweho tunakumenye neza. Ese waba uvuka hehe, wavukiye hehe, watubwira? Mvuka mu bana 5, iwacu ni Remera. Wanyu ni Remera, uri umunyamujyi, umwana w'i Remera kabisa, biragaragara uba uri ku micyo ahantu hose wifunze, ni na sawa cyane. Ukina filimi, waba umaze igihe kingana iki ukina filimi? Ese gukina filimi ni warabyize, ni impano, byaje gute kugira ngo wisange ukina filimi? Nakoze training muri Hapa. Hapa Casting Center. Wasobanurira abantu neza kuko hari ukuntu hari amashuri yigisha ibintu bya movie bakabyiga, hari uburyo ushobora kwisangamo impano. Hapa ni ikigo gifasha abantu bose bifuza kuba abanyamwuga muri filime. Nanjye niho nabyize. Ni ibintu byiza, abantu tuba tugomba kubarangira n'abanyarwanda, urubyiruko, abana bafite impano none nk'umukobwa biragaragara ko uri umukobwa mukuru. Ese waba ufite wubatse, ufite umwana, ufite umuryango, bimeze bite?
aya nta mwana ngira ndacyari muto mu rugo. uracyari umukobwa mbega uracyabarizwa mu rugo. Uri umukobwa ubu atari ibanga watubwira imyaka ufite, uri umukobwa ufite imyaka ingahe? Se ndabivugara urabivuga abanyarwanda tuba tugomba kumenya uko bimeze, ejo hatazagira umuntu ukenera nomero ugasanga agiranye ibibazo na ba bagabo, tuba tugomba kumenya ukuntu bimeze. Nta kibazo, nta kintu bitwaye. mfite imyaka 23. Waba ufite umusheri? Wapi ko umuntu w'imyaka 23 byanga bikunda aba akuzeho. Byagenze gute utagira umusheri? Se niweho utamushaka igihe ntikiragera, bimeze bite? narabiretse ntabwo nikundana. Byanga bikunda ushobora kureka ikintu kubera ko wabonye bidahura, ubona atari ibintu byawe. Byagenze gute? Ese wakunzeho nyuma uza kubireka cyangwa nturatestinga, bimeze bite? nakunzeho igihe kiragera birahagarara. Byahagaze biturutse kuki? ibyo ni private. Nibyo biba ari na byiza, buri muntu agira private life ye. Ariko reka tukubaze, nge nkubaze iki kibazo barize n'abanyarwanda. Nkawe umukobwa w'umunyamujyi usobanutse wagakwiriye wa mugani kuba ukunda n'iki, weho iyo ugiye gukunda umusore ubundi byanga bikunda uzakunda ukunda umusore umeze ute, ugendera kuki kugira ngo weho wemere gukundana n'umuntu, kugira ngo n'uwo muzakundana ubutaha azaba azi ngo ukunda iki wanga iki, mutazagira ibyo ikintu ngenderaho sira ngikiri umusore nkunda, umusore unyitaho, umusore utambeshya, umusore umpa agaciro. Mba ari ibyo. Ariko umuntu wese abagukunda ariko hari ukuntu ushobora kureba ukavuga umusore ungana gutya umeze uku, ibintu bigaragara physically umusore uwo ari we wese yambera. umusore uwo ari we wese babyumve, abajeni babyumve ko ukiri kuri ukuri, niko wewe ugenderaho nta kintu. Ni ibintu byiza cyane. N'umuntu wese kandi aba akeneye ukuri mu buzima. Ukuri niko gutuma ibintu byose bigenda neza. Amahoro akaba amahoro. Hakabaho ikindi kintu kijya kivugwa cyane cyane mu banyamuziki, ariko na filimi, sinema n'umuziki hari ahantu bihurira cyane. Ku bakobwa, ku bari kuri bashiki bacu bajya bahura n'ikibazo cya kwaka amaruswa ashingiye ku gitsina. Ese izo mbogamizi k'abantu benshi twagerageje kuganira bagenda batubwira ko bahura nazo, weho iyo mbogamizi nta hantu urahurira nayo mu rugendo rwa sinema? Oya, ntabwo birabaho. Iyo bivuzwe weho ubyumva ute? Ko kuba bivugwa biravugwa cyane ndetse, ariko wenda sinzi aho bibaho, ariko njye ntabwo birambo, nta naho ndabibona. Ese ko watubwiye ko ukunda gukina filimi, wakora buri kimwe cyose, igihe bizakubaho ko bishobora kubaho, nimba uzi ko uvuga ati biravugwa ndabyumva, bikubayeho ugasanga kugira ngo wagitinga ahantu umuntu aragusaba yuko mubanza kuryamana, wabyitwaramo gute? Ko cyane ko wowe wavuze ko buri kimwe wagikora kandi urumva wabonye shuwaye ahantu heza cyane. Ntabwo ibyo nabyemera, kandi ntekereza ko ora kugira ngo nkine filime ahubwo nanyura mu nzira nziza nkagera kuri cya kintu nifuza kujyaho. Nibyo cyane, unagira inama urubyiruko kugira ibintu bibacisha hirya no hino ngo kugira ngo wamamare, no kugira ngo ubone iki. Inzira nziza birashoboka ko wava ahantu hamwe ukagera ahandi, icyo ushaka kuba cyo udaciye muri izo nzira. Muri ino minsi ubu filimi urimo gukinamo ni filimi yihe? Wabwira abanyarwanda ahantu uri kubarizwa, ukanababwira uburyo bakubonamo, imbuga nkoranyambaga ukoresha, kugira ngo nugushaka ejo umuntu ushaka ko umukorera muri filimi abe yakubona. Muri iyi minsi ndi gukina mu ihembe rya mama, ifite hit cyane,
irarenze iyo filime, nawe ndagushishikariza kwigererayo. n'abanyarwanda babyumve. Filimi yitwa Ihembe rya Mama ni filimi iri gukora ibintu, iri guca ibintu mbega. Bagende bakande subscribe na share, boherereze n'inshuti zabo. Hari abanyarwanda, hari urubyiruko rufite impano runashaka kuba rwakina filimi, ariko bakibaza se filimi imeze ite? Filimi ishobora gufasha umuntu gutera imbere. Watubwira umuntu ashobora gukina filimi byonyine bikagira ahantu bimuvana bikamugeza ahandi hantu ku bijyanye n'ubushobozi n'amikoro? cyane. Ubu urugendo rwawe rwa filimi rugeze hehe? Wavuye ku iyihe ntera ugera ku iyihe? Okay, njyewe natangiye gukina filime 2019, ariko 2018 nibwo nari narinjiyemo. Umuntu witwa Ahmed niwe wabimfashijemo. Ahmed ahari hose yumve ko ubushimiye. Niwe wabimfashijemo, niwe wanyihuje n'abantu bagiye banjiza mu bintu bya filime, ariko n'ubu urugendo natangiye ntago rurasoza. Ariko aho ngeze ndabishimira Imana kuko narabikundaga cyane, ndabikunda. Byanga bikunda, akazi kose cyangwa gahunda zose zibamo imbogamizi. Ni iyihe mbogamizi waba warahuriye nayo muri uru rugendo rwawe rwo gukina filime? Nayo iyo ukora ikintu gikunze nta mbogamizi nayo. Kuva watangira gukina filimi, ni ikihe kintu cyaba cyarakubayeho muri ino kariyeri ya filime kikakubabaza ukumva kiguciye n'intege ku buryo ushobora kuvuga ngo ibi bintu reka mbireke, ariko wenda ukongera ukagarukamo? Hari ukuntu ujya muri casting ya filime runaka, ugasanga bafasha abakinnyi bamwe na bamwe batari baraje muri iyo casting, babakinishije muri filime, ugasanga icyo gihe iyo filime irasohotse usanze utarimo, ugahamagarwa mu zindi filime. Ariko ntabwo byambabaje cyane, ahubwo hari icyo nagombaga gukora. Ubu ngubu ndimo ndakora kandi gituma nshiramo imbaraga. Ni ibintu byiza cyane rwose, ariko izo ni imbogamizi. Ukaba witeguye ibintu byose ari sawa, ariko ugasanga si wamenya uko biba byagenze. Nyine ni ibintu bibaho mu buzima. Noneho ako ni akantu kabayeho kagutera gutekereza cyane. Byanga bikunda, hari n'ikindi cyabaye kikaba cyiza kikagukundisha uno mwuga, ukavuga ngo nta kintu cyatuma ndeka gukina filime. Ikintu cyagushimishije mu rugendo rwawe rwa filime ni iki? Icyambere, ikintu gituma mbyishimira nuko mbikunda, ndabikunda n'umutima wanjye wose, ku buryo niyo hazamo kuva hano ukajya hehe mba numva nahajya, niyo byaba ari ukwikora ku ikofi mba numva nabikora. Hari abantu b'abacantege ashobora kuboneka mu nshuti za hafi, mu bantu bari close cyane nawe, umuntu ushobora kuza akaguca intege ngo iki kintu ntibizakunda, ntibizagera gute. Abo bantu ntago weho ujya uhura nabo mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ntabwo byabona. Hari ukubwira ati biriya bintu nta gahunda bifite ntaki, abo bose urabirengagiza ugakora icyo ugomba gukora. Uratubwira imbuga nkoranyambaga ukoresha, ukoresha izi mbuga nkoranyambaga ku buryo abanyarwanda, abakunzi bawe, abakunzi ba filime nyarwanda bagukurikirana? Kuri Facebook nkoresha amazina By Heart Honorine, kuri Instagram ni By Heart Honorine. Bajyeho bakande like ibintu byose basharinge, bagukurikirane. Kandi iyo watubwiye ati nyina muri filime yitwa Ihembe rya Mama, ni filime iri guca ibintu hano hanze. Iyo filime se bayikurikirane ku yihe channel, bayisange he? Amarangamutima TV yitwa Amarangamutima. Abanyarwanda bayijyeho bayikurikirane, birebere iryo hembe, basobanukirwe se ihembe ni iki, ihembe rikora gute, bimeze bite. Ni ibintu byiza cyane. Wakoze cyane kwitabira ubutumire. Ndumva twagusezera cyane ko wari uri gushutinga ugakomeza ukajya muri shooting. Turagushimiye gusa kuba witabira ubutumire bwacu. Namwe murakoze cyane. Sawa.